wihangayikishwa no gushaka amafaranga n'imibereho y'ejo hazaza hawe ngo urenzeho no guhangayikishwa no gushaka ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe ari ikibazo cy'ubuzima waba wahuye nacyo. Reka nkurangira ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa Chez Byiringiro Janvier bakunze kwita Rutikanga. Ni ivuriro rifite icyicaro i Remera mu Giporoso. Iri vuriro rivura ibibazo byose bijyanye n'imyanya y'ibanga y'abagabo n'abagore. Hari ukwikinisha n'ingaruka zabyo, kugorwa no kubaka urugo mu bikorwa by'abashakanye, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa bya hato na hato, guhorana umunaniro udashira n'ibindi. Kubazengerejwe n'indwara y'igifu, umwijima na prostate n'abarangirira ivuriro kuko ririzewe. Ikiza kiri vuriro nuko benshi mu bahivurije bitangira ubuhamya bw'uko bakize kandi neza. Igihe cyose wifuza kugezwaho imiti y'iri vuriro yagusanga aho uherereye hose ku isi kuko rikorana na DHL. Wabandikira kuri WhatsApp 0788 34 80 11 cyangwa ukabahamagara kuri 0788 34 80 11. Nyamwiza Namaki Namagara cyane wagira ngo kuraso tone namaki. Ntabwo bibona ko harimo ikibazo se? Ntaco mbonaga ibibazo bisigaye bigira ishusho image. Ishusho ifoto ubu ntabwo uri kubireba ngo ubone ikibazo. Ntabwo umugutware wawe yakubwiye isi ibibazo byabaye. Yambwiye wiki kandi byabaye. Utazo yambwiye rero we. Ubu ntabyo habe nabusa. Tureba kandi kuntu maze habe nabusa. Takintu nakimwe nzi habe nabusa. Nibintu umugabo wawe yankoreye. Aho yo gukwezi kikandi. Sasa umugabo wawe ibintu yankoreye. Ni ugiye kubyisha. Bikitandi. Ndishura nibyo ntazi ngaho rero mbwiraga. Ibintu yagukoreye twumve izo bintu yagukoreza. Ari hese ubundi. Tahuri mu. Ntawe uhari. Munaheruka kera sinzi umbanza haheruka tugishaka. Umugabo wawe namuhaye akazi. Sibyo? Nyuma yo kumuha akazi kara kukunyishyuriza amafaranga y'ubukode muhaye akazi bwaramaze n'inzu muhaye akazi aho kugira ngo yishyuze yaragiye abakobwa baramushuka bamujyana kuryamana nawe yaje ambwira ngo musinyire bagurishe kera izo faranga yishuzaga izo nzu izanganaga kugira ngo n'amafaranga make gusa se 300 kandi ubwo noneho kugira ngo wumve ibintu yankoreye ariko wabigipfufoneke wereka ntabwo nzantuka bagica wabigipfu ija kureba kagira ngo urenge tiwenge shabena takwenge hana ufite muri wo reka kubazeho umuntu udatunze urugo rwe bamuhaye akazi ko kushuza ifaranga zingana gutyo umarugira ngazagaruka amafaranga rero reka nkuba aho uwaye gute jenda yakweze uri umugore we hari akazi wampaye uri umugore we ziko akoze icabo umufunga ngasigara mu rugo ese nkubaze ko namubuze ukaba uri umugore we nkaba nkubonye ndishyuza waramubuze naramubuze icyo gihe habe na mbere y'ico gihe yararangije ku mwaka adashika mu namubuze kera habe namufashe ku mwana w'ikirara kera cyane kera naramubuze ahubwo ga nawe numubona uzamunda mukira nzamubona ari weho muhorana duhorana ubaka kazi zararere ube muno nawe uhabega umutegereza ninde guhiposha takuvuga ngo ntiwenge shabe na umugabo udatunze urugo rwe iyo kushuza izo faranga akazigaro ariko reka nkubaze uzawe urizera cyane urizera umbanza we kwizera Yesu ntibizokurusha habe na ntagukeneye no kuja kwikanisa kubwiriza umuntu agutekeye ibibazo wizera ugicu udatunze urugo ibibazo yaranakiye izo waravyiteye ubwenge ubwawe habe na busa tacumbira naramukageze hano uri kunyumva uzambwire nutanambwira ndaje ndabwira abaturanyi bawe bazabimbwira kuko nkimubona ntabwo azacara mu keka numubaga kumubaga gusa kuko we taco yakumarira ariko gipfu biraguye wowe uzapfe kumbwira umuntu ngana nawe umugabo azabigipfu nubona abantu bakizega ntawe madam mwiriwe mwiriwe mutese ni mwiriwe canga ni muraho mwari muraho ibindi ga mwiriwe ntabwo ikora hano ikibazo kireze ubusi iminsi 2 maze ntagira hano nahita mvuga mu muraho sinzi ga ni nakarinda rubari ibiri madam rero ndananiwe reka ngende ndyame
ndebe ko naruhuka maze igihe ndi mu bintu byinshi. Mu bintu Ni ngombwa ibintu byose mbikubwira. Oya yega bingira kere ibintu bihe. Yewe ganta kindi ibintu bihe. Ngo ubege icaka abandi ushaka ifaranga se. Icyo ushobaye no gusambana. Oh my god. Wiri gusambana. Kera foneke yavuye ejo. Ariko se madam. Uretse gato yavuye hambwira uburyo yaguhaye akazi umaraho gukora akazi nguja muri uzamayinja ngo wari wabaye nk'abahanzi bo muri ngo bakwegere yambwira ibintu byose wakoze ko kumwishyuriza kandi gangu muri ifaranga 300 ifaranga z'abandi njenya murimo ifaranga z'abandi zihe ariko we madam siko nshobora kuba narahinduye nkaba nabizi ese ko mbona nkiri umuhungu aba murimo amafaranga n'abakobwa nje murimo amafaranga gute foneke uyaje kuneza waryamanye nabo bakobwa ngo zamayinja ngo zarakunesheje cyane madam babarire singiye kwigira umwere ariko mbabarira wihumurize wumve niba nanabihereye kera nimba fonike yarambwiye ko mwaryamanye icumweru gishize ngecha kuriho ariko se ntago bazi banga abantu bameze neza iyo babonye uruko rwacu rukomeye ifaranga ze ziri ifaranga ze zifitwe n'abakobwa ngo bakodesha ngo bamazemo amezi atatu niko foneke yambwiye none ngiye yamaye ikiraka nje ndagenda ahubwo ngewe amafaranga ngiye narayamwishyurije banamwemera kuyamuha ahubwo nyambura igihembo cyanjye yari yanyemera 10,000. Umva madamu ikibazo cyakomeje kubinguka iriya nzu abapangayi amezi akomeje kwisunika banga kwishyura buri munsi njyayo nkajyayo ariko bikanga nese kiwe none ubu ngubu byanancanze uko byagucanze ngiye ukubeka none se kankubaza abantu tuma kuri bara abakobwa bigenda gute ndabatuma bakagenda bo bazana ibibazo biruse baza banyinginga ahubwo ngo mbareke buri munsi maze gutuma babiri ese wewe wajya ubishyura kandi je natekereje gutuma bogiye byanze ndagenda nkabishyuza ariko bikarangira byanze baragorana nkarebe nkubita umuntu ukubise umukobwa bago shaka bamfunge none se bara abakobwa babumva twarabahaye inzu burundu nanjye ubwo byara ariko ushobora nkawe nk'umukobwa urumva jewe bashobora no kuba bagiramiye bumva ko ndi umugabo nyine banyisanzuraho nanjye bikagorana wowe rero kubera ko uri umukobwa cyangwa urabatereta bamuhaye izo faranga nako bazimuye ariko barabyemeye ariko wowe baguhaye ikigande nje nta kintu bamaye waryamanye nabo gusa wari uhaye useka nk'ifisi ni izina ry'Imana hari no kumanywa nta nubwo wenda bavuga ngo nagiye kubishyuza nijoro ngo naba nararaye ari kumanywa umva nkubwire ngo wari uhaye useka nk'ifisi ngo wibagiwe n'akazi utakwishure n'ibyo yagutumye gakera utabikoze none se madam ibyo ngibyo bya foneke no kuvuga ngo wowe wizera umugabo ku ruhande kurusha umugabo we mwashaka umugabo twashakanye uzutaha azamara mayingana datashe hari utuntu nari maze miki yinganye su kwezi ariko gabandi bazabesha kandi umukawe bazubesha ngo wagiye mu kabiri wagiye mu gatatu kandi gawagiye muri za mayinga oya tunane maze migiye twa tumaze igihano mu butayu turimo turiyambaza Imana nizo na kera navuze ugiye kubeshe ko wagiye mu kabiri wagiye mu gatatu none se Imana isubiza ko kanya Imana irabanza yazana rero ifaranga za fone hazi cyana amafaranga Imana atiyagushubiza tuvuye mu kabiri na gatatu yagushubije za izina ry'Imana amafaranga afite kose imbere n'inyuma tubukene tiwinjira mu aho gusara ikintu cyo tiwinjira mu wiki munsi yacu bakubwira habi Yesu agaruka impanda ivuge kera impanda ivuze tokwinjira no muri inzu uzamuka woje kuzimu woje mu sinza handi wacha tiwinjira mu saba dukora imitation rero ndumva wari ta imitation ntakugura tiwinjira mu kera n'impanda kuko gucyo ivuze tabwo kwinjira mu no systeme ni ubaka nshimura je nubatse inzu yanje none utangiye kwinyirukanamo systeme ni reka kuzaze urwane nabyo nagari wagiye mu kabiri na gatatu ukamara amayingana utarata nese madabundi mu gihe cyose maze ntaza urya iki niba nukuvuga ngo ngewe ahubwo wowe wakitunga ahubwo ngewe ndya imitsi none rero ikiza nuko wewe waje kubishyuza jewe yego kumana nyakasa kuko we bazaba ibintu koko ndabishoboye kubera ko bazababona uri umudamu mugenzi wabo ntabwo bazijya kwikagaza cyere kwigora ntabwo ibyo bintu nabishobora nawe urabizi ari amasadunda nyene ubwo bankubise none nangana n'abarakobwa none ubwo turabyina barakobwa ndibara inzu bakomeze bayiberema barakobwa ndibimayibobo n'isukuragira ngo ugende guhangana nabo mu nambaraga nifitiye kandi nta nubwo najya guhangana n'abarakobwa hejuru inzu hari inzu se ngiye bansoyemo
bunge mfite inzu ndaryama neza nkabyuka njye guhangana barakubera none tuyibarekere se ugire gute tuyibarekere bayibemo gutyo nk'ariya ntabwo ibyo bintu bishoboka rega nyine shaka ukuntu bigenza nk'umuntu w'umugabo ugende nyine uyibake ntabwo nzi ukuntu bigenza wabahaye piriyavizi uzi inshuro maze kubandikira ibipapuro bya piriyavizi babyawe reka mubwire nkakizana bakacyakira kambwira ngo ugisubizeyo kandi tukaje urebana hano hariya gaho tuhageze amazi hano tukaje uhareka genda uzane ifaranga uvuga kera naje nzanicara ngo mfite umugabo kubesha ngo yagiye mu gatatu yagiye muri za mayenje bwana fone bwana nje hano nciye bugufi nje kugusaba imbabazi rwose sibyo uraca bugufi bwa kangahe nese fone wowe ko kuvugishije ukuri ntago uriya mutego wawe ugwamo mama yirwe ya kabiri uriya mutego njye noneho ndagenda nisize insenda ushaka wisiga amabuye ukuri kw'Imana uratinyuka nta n'isoni nta nubwo ubanza gutekereza kabiri asa fone ko wajya utanga imbabazi ubwo ninjye wa mbere ugukoreye ikosa utangiye no kumenyera ntabwo ari ukumenyera kandi uri gusaba imbabazi kundi gusaba imbabazi bikamera nko kwinginga kugira ngo wumve ko kandi nta n'ubwenge ufite Imana idutegeka kubabarira fone kugira ngo wumve ko nta n'ubwenge ibaze gutekereza kugurisha ibintu by'abandi wowe ubwawe nta n'ibyo ugira bikwanditse ese nagurisha ibyo ntagira nyine ngomba kugurisha iby'abandi kuko nibyo bihari ariko ikindi uko nabigurisha okay fone reka nkubwire byaguzwe rero njye reka nguhe igitekerezo cya business ukore cyane ushaka amafaranga noneho cya gipangu twongeye tukigure sibyo yego kuko baraduhera make kuko nitwe twakibagurishije kuri ayo mafaranga ufite hangahe nka senyisa nayabona kabisa inoti ya senyisa ntabwo nayibona inoti ya senyisa icyumweru igipangu gitawuzanye kigura ngahe kirasubira nangahe fone urumva ahantu hishyuzwa ibihumbi 100 ku kwezi ugiye kuhagura wahagura ngahe n'igihe aba ari mu manegeka ari ubu urumva iyo senyisa bwo waba ugenewe gukodesha urumva wazuzuza ibihumbi 100 ryawe gake gake na sifone nagupanga kuzabaho igihe kinini Umva abantu muhemuka rero Nyaxo. abantu muhemuka muvuze ko mutazaramba umva nkubwire na sifone twihaye imyaka senkani tubika senyisa senyisa buri mwaka uzamara ingahe muri iyo senkani 12 rwose irahari imbere yanjye wowe uko uracira abagabanyereye uko uracira hemuka ntabwo ndiguhemuka na sifone narago none urakeka wongeye kunkorera ibintu nk'ibi nagukorera iki na sifone ubwo ari njyewe nawe utaramaye 10,000 byanjye uranyemereye guhemba ngo 10,000 yarangurishirije igipangu aho namaki mavi kirabona imeze biturabona takumeraga nari mutegereje kukuntu ko muntu urimo kugira gutya urashaka gushyiramo amakofe utu satana ategereje gutwika mu Rwanda ntabwo twemerera gukubita abagore ariko nakurya je urimo uragira gutya ibyo ni ibiki nyamubwire kubera iki wumva mu buzima bwawe wohemuka gusa uzutekereza kumperuka oya gutekereza kumeruka sitaragira ibyo ngibyo nugushanuka yene nagushanuka natekereza ku bintu ariko mavi uri cago uri umugabo gito uri igipfu ntago nabona ni jambo cyane amagambo cyane yabwira umugabo wawe ufite umugabo reke kukunza ariko mavi reka kubaza umugabo wanje foneke yambwira ibintu wamukoreye wanze gufata akazi foneke yaguhaye amara agaheza umugabo wanje aryamana na za mayinshi mavi kubera kuri gito reka tujyane nyamwe sibyo nta nubwo mashaka ko ubushuti bwacu ubuzanamo ibintu bitumvikana tujyane kuri step ku yindi sibyo foneke yamaye akazi umugabo wajemo ibyo bintu byose birahurira ku buryo ngiye wajya kunera step jewe umugabo wa muri diru zanjye ukajya kunesha umutwe umbwira ibintu bitumvikana mavide ukundebe ukumfite ikibazo cyuko umugabo wanje yaryamanye n'amayinja nshobora kwandura sida ninandura no uzabunanduje ubwo nawe narakwinjiye umugabo yinjiye mayinja ubwo ngewe bore yanjye irumvikanye namo hehe twahuriye nge nawe ku buryo nakwanduza sida zamwanduje sida naje ashobora kunanduza nge nahurira he nabyo ntabwo urimo kunsobanurira nagusobanuye gati uri kumva yagiye kuryamana na za mayinja bari wamurangiye akazi kuki utagakoze ngo umugabo wanje taje muri izo bintu ubwo ku bwenge ufite n'imyaka umaze kugira ntabwo ushobora kwitegereza yuko umugabo wawe iyo myanzuro yifashe ari ku giti cye banza wumve ibyo twumvikana uwo mugabo anagiye sinari impari njye naragiye muri diru zanjye zanga no kurya urumva mvaye nk'intwari tu kuri inyamibwa ni n'ingenzi mvaye maze kwikombera inyamibwa urashakana no kwishyuriye kugurisha se oya icyo cyo ni ikibazo ugurisha waranyishyuye se oya umva nkubwire ndakumva ibyo ushaka ngo nongere ngo akazi cyangwa ubundi buryo bwose nta na bumwe bushoboka
isifone ndabona You be mumu, they call other people mumu. usanzwe ubayeho utese sanzwe mbayeho ku buntu utaramemukira wari ubayeho utese mbayeho ku buntu bw'Imana ariko mugenda muyinteranyaho wajya gusenga ukavuga ati Imana nkiza Nyaxo none Imana yabyumva umva nkubwire rero muri ubwo buntu Imana iri kugenda ibugabanya Mumu, kubera umuntu wari ufite nanjye nari ndimo Imana ikakunyoherezaho ngo nguhe akazi ubone amafaranga akafoniza none uramemukiye usko ngiye guhagaze hano imbere ndi umubyeyi w'umwana ese umwana okay ngiye winjiri mu mwana ariko je sindi umubyeyi wawe ndabizi none uragira ngo umarire iki aka kanya umwana wawe niki cyawaheruka nderuka kumuhamagara oh my god. nanjye nzaguhamagara kiri namwe rero muri abana mushaka kurya mwenyine ejo uzi ko azaza no kugurisha iwanjye wowe se uzaramba uhemuka naho kumara ibyawe umeze ute pati ni amahoro ese uyu mugabo ukaciyanga yitotomba ni amahoro babiretsera yakabaye umugabo we urabona ari umugabo urabona agenda ari umugabo uri ndabona ahubwo niba mushwanye nimba namwita imbwa nimba namwita iki umuntu umugabo wamwita nta bugabo bwe no mu rugo iwe araba adaheruka yakaba umugabo hanyuma wowe sinzi ukuntu urimo kuzana dosiye yo kuvuga ngo umugabo wawe yaragiye afata kutagiye gukubita umugabo wawe kandi ngewe urimo gukanurira amaso insina ngufi rero ushaka mbakubwire umugizi imbwa dokaririrwa yiruka yarasanzwe ari imbwa kandi abagore musigaye munasuzugura abagabo nta mugabo w'imbwa ubaho urumva yewe yabayeho gakera bamugize reka nkubwire mavi Imana izokubaza umubiri waje utumye hinjiramo imbwa none se wagiye ukavugisha umugabo wawe ngewe ibintu yakoze nawe uzuja muri za mayinji uzijamo nawe urasambana akazi usambana nazo ntabwo ariyo nyito babyita kwikombera inyamibwa urumva kandi wowe uri ikiribwa ntabwo uri ikirya twebwe turi ibirya urumva wowe rero kuba uri ikiribwa nanjye naragiye wagiye muri za mayinji birakureba se birakureba naragiye ngiye kwishyuza nishyurwa mu bundi buryo kandi sinjye nyiri inzu ngo byambabangamira mpita nk'amabana nivirayo rero ukuntu Foneke yagiye guhakaza umugabo wawe ntago bindeba kandi iyi myanzuro n'umugabo wayifashe wagiye muri za mayinja nawe urasambana kawe kibaza impamvu uri gito nawe urasambana urabona binyanditse mu gahanga ngo Mavide arasambana cyangwa mbikora kwaje urabona se hari umwana undi wo kurya bigaragara reka ni nicyo kibica mu mutwe natanama wagira umugabo wanje naye nayoze ntanama wamubwira nzi habe nake ku myaka afite nagakeneye inama urumva kandi ikindi gusambana ntabwo wabivuga nabi nko gufurira mu ibase ukanika ibase ukayoza ukayanika hari iyo base se wamenye ko bayifuriyemo kutisukwanka ni gutyo kwaje kwapura kandi ntukavuga nabi gusambana Imana izoguhane iguhanira umubiri waje iguhanira umugabo waje iguhanira ibintu zose kandi keko Imana izaguhane kwaje kwa reka nkubwize ukuri niba n'ikintu wari umumagari urumva ubutaha umwanya wanjye urahenda urumva ntukamagara ibintu by'ubusa genda ubwira akagabo kawe ndakubwire ewe mayinja uzotandaraza ubwo ni umuntu n'umugabo oya ariko umugabo uhemuka we nta mugabo umurimo kubera ko guhemuka ni umuvumo ese koze noneho ikibazo ni nko gusanga imbwa yakurereye mu rugo bayikoraho iki se ibaza umuntu natumye kunyishyuriza inzu urumva abapangayi banze kunyishyura arisanzo zawe se buri mupanga yarinjira bikarangira atishyura amezi abaye atatu ushatse uriya mugabo ubwo ngubwo ntabwo ari we nahereye kuri Mavide mutumayo Mavide w'umukomisiyoneri acaca ni ikinyamafuti nanjye araho twahuriye aya Nyaxo aruta yuriya rero numye Mavide aragenda abapangayi bamutera amasomo yagarutse byanze agashya kuri Nyaxo sasa aragenda arambwira ngo kugira ngo byorohe kugira ngo yishyuze musinyira urupapuro ko inzu ibaye nk'iyi ngo ahishyuze nk'aharahe yaje ambwira ngo yagurishije dusohoka amahirwe nasigaranye nuko jewe ari je wari ugifite uburenganzira busesuye aho ngaho none je nari mwumvije umamagaye ngo ngone nkubwire ngira ngo nitundi tuntu nibyo nuvuga ngo shaka ko nza kukwishyuriza nanjye tutananira umaze kwishyuza 10,000 ngo ntacyo niyo utanayamba rega no kugufasha gusa nk'umuvandimwe nta kibazo wowe uragenda ubishyuze ni 300 tugende nyine ku muryango 300 y'amezi 3 ukayazana yuzuye nkagwica urumva nanjye ndi kwishyuza amezi ntabwo ari menshi cyane kandi inzu ni iyanjye n'ubu uzafate nk'aho unyishyuye ndagufashije nta kibazo
Mwiriwe ba. Mwiriwe mukobwa. Mwiriwe nawe. Mumeze neza. Nta bandi bantu mubana hano se? Tuge tubamo gusa. Mwe mwenyine. Bo reka ndase kunego vavu. Nyiramazu yambwiye ko mutishyura. Nje kwishyuza hano rero mumereza amafaranga y'inzu. Ngo yakubwiye? Amezi 3 aho anyiri 300 vavu mumereza hanga. Kare nize Hande se wo. Mpande? Urumuravuga ngo mpande? Mpande. Ariko ngo ugasuzugurwa kure izo confidence zikure. Nerese urumva ibyo ndi kubwira ibipapuro. Gishaka urumva ari ibipapuro. Buryo mufata umuntu ntazi ntiwavuze ngo urinde uri mwene nde. Mbo shoko wanyumvisha nabi. Izi nzu nizumukire bita Foneke. Ndayicyanje. Murabizi. Yanyohereje hanga ngo ningiye manager w'amazu ye naje kwishyuza hanga. Muri amezi 3 ndabeshye mko. Ariko mujye mu mazu y'abantu mwibuke yuko no mazu ari yabatunze ari yatunze n'imiryango. Winkoraho muko winkoraho rwose. Ese ko mukoze harakuri. Ko mukoze hari ikibazo. Muzo nta kibazo. Aya makuru bari bayambwiye mko. Buretse. Ayahe makuru se? Ahantu hose nagiye nca nishyuza cyangwa abantu b'inshuti zanjye bagiye bafite amazu y'abamo bakobwa. Umva nta kibazo. Usanga ubabwira bagatanya kukwikoresha umva. Harya nguje kwishyuza amafaranga ngahe? 300 by'amezi 3 buri kwezi ni 1,100. Okay, nta kibazo ngwino tukwishyura. Ninjira mu nzu. Ninjira mu nzu tukwishyura. Inzu ni yanyu ntazinjiramo nkumva mutanye no kuvuza. Nese ukeneye amafaranga ari mu nzu ngwino ufata amafaranga. Ubu urabona turi bisimba tugiye kukurya. Erega nawe uri no kuduhagarika mu muyaga. Nta nubwo uri kumva yuko abaturanyi bari kumva kuri kuvuza induru. Ariko nase niyo navuga cyane bakabyumva ko mwishora yavuze kumana yanjye. Abo reka mabwire harakamukeza nungutse di. Injira wowe. Gendere y'amafaranga. Kako ntaga amafaranga uri kumbwira ni umutumba se ni ingiga y'igiti se wakwihanganye erega dushine kugenda twabibwa naho nge nawe ndashaka uburyo kitura yagwa urabona niba twara inzu nta kintu kimwe gushaka igitano nagashaka igitano tukabahereza amafaranga wowe ngwino mu nda ni kibazo ufashe n'akantu ko kunywa ariko ibyo bwenge muri no minsi abakobwa muri kubinywa cyane nuko ntabibyo muri kubinywa koko muri kubinywa pe nta kuntu urana nk'ukuntu nzamukanye mu mutwe shaka iya ntago ariyo mpamvu karagaciyemo karagaciyemo rego sisi mpamvu rega mumajije kuza kwishyuza muri benshi byaraturangiye ntago twari tukuzi gise nyine mutishyura kugira ngo nyine ngwino tukwishyure urumva ibindi bite biranze kari kose subundi ariko nta bintu byo kunikoresha wowe njira wowe mugusha nabundi mukomeze mutware neza amazu ya Land Road mukomeze fone waje se nahageze ndabona wazi ambo Nizere ko noneho ngiye kubashima. Cyane. Uranshidikanya ku bushobozi mfite. Oya ntabwo nagushidikanya. Urabona se ntashije make noneho. Oya njyewe iyo umuntu ambwiye n'ibintu ngo genda ukora ibi ngibi mba ngomba kubanza nkagaragara nk'umuntu bise. Boneke icyo nakubwira cyo. Yego. Bitewe nuko nakubwiye ngo wenda ntabwo wabashije kubaganiriza nje twaganiriye numva ibibazo bagiye bafite. Bishyuye ariko ntabwo bishyuye yose. Kwishyura make ntacyo. Ubutaha baza ukwezi kuzajya gushira barayamaze. Cyane. Sinabikubwiye ngiye nkora ibintu nk'uko. Ngiye nkubwije ukuri kandi. Hanyuma rero dore amafaranga yawe utaza kugira ngo Oh my days, you know more worry to your no. Sura nabo tatangiye kwishyura nyine ideni ritari kugenda rigabanuka. Uba muzima. Uziko umbere nka Nyaxo na ba Mavide bose. Njimbaye nka Nyaxo gute? Bigeze bo guhijana. Oh my god. Reba iyi nzu nawe yo kwishyuza hijana. Oya ntabwo icyo ndi kuvuga kwishyuza. Ubu se nategesheje angaka kayenza kwishyuza. Reka mubwire njyewe icyo wantumye. Banza ucare wumve nyine. Kuvuga ngo mu 300 bari bakurimo. Bano bakobwa bari bafite amafaranga 200 mu nzu. Bampijana. Irinde bagiye kuri email sanzabaganya aho kugira ngo muburare muri hahishemo namwe. Kandi ikindi buriya rega uko ruracira bagabanye. Urusuko no gucira Nasubungu ubu nukumira. Akubaza wita ko nguhayijana. Kandi kirenze mu bantu bose baje kwishyuza hanga nta numwe waguhaye natanga. None se ubu ndagenda mbwire madamu ngo Babapangayi banyishyuye bamayijana kugira ngo noneho unangirira ikizere. Oya ntunampembe uyibure none ubu utarinze hanyuma se ubundi nari buguhembe mangaye ngakura amaya borata ejo ntabwo mwabona nka 200. Ntacyo uzazi tuzayakura. Abana b'abakobwa babonye 200 ejo umunsi wa gatatu mwabona nka turuwasa. Twayabona. Nese ubwo yateranyije 200 ejo mbwira ngo ayo mafaranga azuzura 300 ryari
wewe witekereza ngazuzura ryarogo reba ngo ese azuzura ubu se muri kwishyuza ejo tuzaguha desi murakoze ejo zaze tugure zaze bya bintu 200 oya magana biza mufite mwabimaze kose oya desa ngigendera atabigendera ejo zaze tuyaguhe akupati wajya ukoresha ubwira reba ko ufite inzu nk'iyi amakaro nk'aya ibirahure nk'ibi sibyo we warangiza ukavuga ngo urishyuza 100 ubukode kuba ufite inzu nk'iyi amakaro nk'aya ngaya ufiteho za rangete nanone ariko nta mupanga urimo byo byaba bimaze iki ese mu gihe cy'umwaka urabona aya mafaranga wazayasanisha inzu kumwaka kujya gushira inzu yarangiritse nese ahubwo ndagira aho ngiye gute ntaya moto je uzamemba ariko yose bayazana shaka nko kunwa 200 ariko wumve ko nyine ntabwo ngende kukwishyuza kandi bibiri byo akira ngaruka isi ijana ryategeje iki none genda tahana je ubwanjye nakoresheje amafaranga arenza yunzamiye none urashaka ngo tegere irengagize ubusaho bwayo wakoresheje uze ubu yarimo pora uzikindi kintu wicara utahe utera imibare ushaka ukuntu iryo jana buri koresha gatumva nkubwire sibyo nudatekereza ku bintu ukoze ngo uzica amande ntabwo tuzongera kumera hamwe ntimushime ubu se ndakwishyurije n'ibyo ubaye umunyamakosa ndaje ngushime reka mbabwize ukuri rero batino nawe ngo niko bigenda none bari abakobwa bafite ukuntu njya uzi nyinjira mu nzu nyicara mu ntebe nagiye kubona mbona aratsimbuke iminwa arayikwedu yapaye ndavuga ubu ngubu ndivana aha hantu byabaye nka bya bindi kwa muka Potifari yari afashe Yoze none ninje narakaye nawe mvuga nirakaje ukoza unkora unkubita intoki ako sinzi ukuntu buri abasore natwe igitsina gabo twaragoye nagiye kumva numva kari mekara gukora no kira kibyibushye ngiye nagiye kubona mbona kinyikaraza mu bice byo hepfo ndavuga niba bamenya ko umuntu aje kubishyuza bahita bambara utuntu twa utuntu cyakoze nayo nkibareba ese mvuga nareko rero Vaneka shaka afite ikibazo nashaka yiyenze kuri bana bana none ukuntu disa nakuvugisha mera gutya ankora ngira na defono no umukobwa yankoze hano mwirugo ni deni nari fata none ngereka babwira uwo bitabayeho nterigwe ngiye numva nagiye nigize ndiga mvuga ate ubwo ndahita musohora singiye kubona mbona avuyeyo ibitone none ntagasohoka asohoka areba inyuma asohoka ku kibizina akoresha advance asubirisha inyuma none nanzi karabagera nahise nibagirwa ngiye nahise nibagirwa ko Foneka yamwiye kwishyuza ahubwo umutwe ahitanzamo gutanga nari ngiye kwaka mwebwe nubwo mumeze gutyo siko se nge buranavuye narabemereye kuko zari ngiza kwishyura we no birakunaniye kwaka ibyo abandi utanze n'ibyawe uragarutse se ntagaruka se mwaranyishyura ese ntiwaruvuye hano tumaze kubikemura mwabikemuye buriya nabanje gukora iki mwabikemuye nese niki cyugaruye kandi twabikemuye twumvikaye ko tuzajya tuguha nariyiziye mwanga kunyishyura ndatuma mwanga kunyishyura kuri iyi nshuro mvuye hanajyanye amafaranga namwe ndasiga mbasohoye mu nzu ntabwo ndi buve hano n'ubuyobozi butaye ngo de piriave basi oya nta n'ibya piriave urashaka piriave iri hejuru y'amezi amezi 3 niyo naba amaze mu mwaka bro uri umuntu umuhereza piriave nyine ushaka piriave iruta amezi 3 okay nta kibazo wowe shaka iki basi cyaka amafaranga nta kindi cyane urakeka nshaka iki amafaranga warayabuze mwarayamaye ikibazo cyane no gushaka kumvikana nawe waje nabi mwebwe mwanziye mu nzu neza ubu twarana kwishyuye byaranarangiye none icyabuze ni iki icyabuze ni uko uba wanga kutwumva nyine wumva kandi naraje kenshi mukambwira gutya ejo erega ntabwo ari na ngombwa rumva yuko ibyo bintu bishyira kuri urwo rwego rwo guhamagara ubuyobozi erega ntabwo tubanye nabi tutabana erega gihe mu rugo abana ntibakirye sigaye naha nijoro nkahita ndyama kugira ngo batambaza n'umuganga basi ngwino mu nzu tuga amafaranga turangiza nyine tuniyunga nanjye nze mu nzu nk'ababa ngwino mu nzu nyine ese mu nzu hari ibisimba gutinya kuza mu nzu yawe wibakiye uzi ihene mwabagiyemo zarashize uragaramye rero wise wemera ukwezi aguzi ko nora mwana abeyuye gutya akavuga ngo iryama reka mbabwize ko simpaga kubireba ariko none reka mbabwire sha
aho umugabo aguye urenzaho icyo urenzaho twasi kandi nta mugabo useka imbohe ibyambayeho nawe byakubona hariya nta kosa tugeze tugira uvuga ngo ibyakubayeho byambayeho n'uyu byamubaye usibye ko yishyuye n'ukwezi urabizi ni amasezerano tugirira mu buriri ariko ntago nzayabuza niyo mpamvu ngo nuteri mo mwagiyeho ngimba mu nzu ya senga ndajya gutangira umuntu ngo ijana none se reka mbabwire n'ubundi twese ko turi mu gatebo kamwe twese twariyeho mwaretse n'ubundi abakobwa niba ari uko twariyeho byararangiye cyane mwaretse tukagenda noneho tugakora ibyo byari kuba byatujyanye tukagenda tukabishyuza sibyo noneho tugahita duhereza fonike y'amafaranga akanaduhemba ni ukwica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe ibyo bintu ngiye byasaba ukwezi ariko njyewe uriya mukobwa mumbabarire mundinde ntanyinjize mu nzu kuko nanyinjiza mu nzu murashuduka namwe mbatanye njyewe nizirye mba nyiyagara nkahita mbona arapfukamye nkavuga ugiye mu biki bite nawe akabora yagakoze hose munzanira amafaranga niyo nshaka twiyenge tuye kuyaguha mu nzu ese ni ngombwa ngo buri gihe tujye duteranira amagambo hanze inyuma y'umuryango kandi kuki duterana amagambo ikinzanye ubundi nyikomanga mukakingura mukabona ninjye wagenda ukahita uzana amafaranga ukamereza nyine ngwino tuye kukwishyura mwayamaye ni ngombwa bari bose babone ko dufite amafaranga bose bari hehe kwaciye mu gitanga ariko abuze amaso y'abana uziko n'ibikuta bivuga ngwino ariko ngwino tuguhereze amafaranga yawe nta n'ikindi kibazo tuzongera kugirana nituguha amafaranga ntuyakire utwirukane mva mbabwire ngiye kwinjira ntasohokanye amafaranga urayasohokana wese urayasohose wabuze iki jya uniyoroshya ariko ase w'igihe wahereye none uhita utangira kwerekana inshakwa urimo kureba byagucanze uva mu byawe akabona umuntu wakabigisha nawe ni umugome biriya byo wamugane n'ibibazo ubu ngubu ndi gutangira gutekereza ko buranemeraga kubishyurira inzu ubundi nasi na aboro yagusinga nyamuneka si ubwumwe we humura ngese ko nahise mubwira icyapa cy'iwacu cy'inzu none ibyo ngibyo ntabwo ngiye foneke yanyanditse w'inzu ye nko kugenda kwishyura ndayigurisha kiriya gipangu buriya cyari iki cyari cyawe yarambwiye ko uca numva nose foneke ari hehe foneke insizi ngo agiye ngo kubishyuza nanone asubiyeyo twe tugenda turagira n'imana turanahamusanga imana tubishyuza ahita anaduhemba yarenyemereye n'icumi njyewe umukene bwawe unameze nabi simeranye neza n'amadamu kugira ngo dutinde twagiye nyine ikibazo rwose agomba kuyaduha kabisa agomba kuyaduha abantu b'abakobwa baraje batuye mu nzu muze mwishyura kura kuripwa ese mwaye muryamye ibintu utari kubona undeba cyane nawe ushaka kuyinera tutakureba siwe ntabwo uri kutureba bakavuga tugaba tunanutse ukagira ngo ntabwo aha hantu wapfa kwikura gutyo wabonye ibyo twakubwiraga ubu nanjye ndi umupangayi nk'abandi bose na ya nzu yanjye ubu ni iyawe sha kiziritse ku muhoro birangira kawuciye